Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? Birumvikana ko nk'umuntu w'agaciro mu bana mu buzima bwawe munsi wahisemo kubana nawe nk'umutware wawe ntago habura utuntu tw'utu lyrics cyangwa akaririmbo keza wamwandikiye wamuririmbiye. Ukaririmbo karahari kazanasohoka mu gategereza. Karahari pe. Ujya ufata umwanya ukamuririmbira muri mu rugo? Igihe cyose turi kumwe banumva nuzuye. Many reasons to love you. My whole life, minare. Sempre te querré, my whole life, minare. Sempre te querré, sempre te querré, sempre te querré, sempre te querré. Nuko kameze nyine. Abagabo bakize koko. Minare sempre te querré. What does it mean? Bisobanuye minare ni ukuvuga nyine. Yes, reka twongere tubasuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye byarwo ndetse n'abari hakurya y'imbibi zarwo muri za diaspora zitandukanye, mukomeza muduha inkunga, mudutera inkunga kugira ngo channel yacu ikomeze yaguke. Ushobora kandi no kudusura kuri iris.rw ugakurikira bimwe mu biganiro yakose bimwe muri za nkuru twatwanditse, ariko akenshi biba byavuye no biganiro. Ni Jado twishime uyu munsi nk'ibisanzwe tugiye kuganira mu buryo bwo kuyobora ikiganiro, ariko uri bubaganiriza uyu munsi muri kumubona imbere za kamera zacu. Inseko yonyine nitangiye kuvuga Tugwaye ikaze kuri Iris TV. Murakoze cyane. Abashimiye. Okay, meze neza. Meze neza cyane. Ya, biragaragarira inyuma no ku mutima nuko bimeze. Cyane rwose. Nta kibazo mfite. Yes, niwe tugiye kuganira rero. Mbere yuko wenda yivuga ndabanza muvugeho gato. Numwe mu badamu bitinyutse hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari umuproducer, naga ari benshi dufite. Ni umuririmbyi, ni umwactress, ashobora gukina filime, ari niza ari gukina ngira ngo araza kubitubwira. Niba yabikiri banga nabyo aratubwira. Numwe mu bize neza production ndetse yiga ku Nyundo. Abanyeshuri beza bagenda basohoka muri iriya shuri, muri no minsi basigaye bari ikavumu, akaba yaranabayeyo. Bivuge Miss One and Only wenyine rukumbi wagaragaye muri iriya shuri niwe twicaranye uyu munsi kuri kamera zacu. Tugwaye ikaze nabivuze, ariko mu mazina bwo ugiye kwibwira abadukurikiye. Okay, murakoze cyane. Nkuko babivuze ndi umuproducer, ndi umuririmbyi, nitwa Chris Neat, ariko amazina yanjye atari y'ubuhanzi nitwa Kanoheri Christmas Root. Ni mazina yanjye bwite. So ariko ubu ndi gukoresha izina Chris Neat, reka ari ryo nkomeza kuvuga. Chris Neat. Yes, izina rishyashya. Niryo y'ubuhanzi. Yego. So base sibyo. Mu magambo make nibyo. Ibindi twagira tubikubaza. Yego. Duherukana utaraba Chris Neat, ukiri Kanoheri Christmas. Yego. Nkuserereza ni ese kugira ngo bive mu Kinyarwanda bigaruke mu Cyongereza kubitsindagira bingana gutyo. Wavutse kuri Noheri ariko. Yego. Navutse kuri Noheri, urumva hari igihe ababyeyi baba so excited bakakwita amazina, ahubwo baramwaga ati habuzeho Noheri. Oya Noheri. Manuel se Manueline. Emanuela. Manuel se usibye ko bisobanuye ngo Imana ikuge natwe. Ariko ahubwo cyetse wenda Nohera. Arya Nohera, abantu nabo baravutse kuri Noheri. Noheri nyine ni. Nibyo. Nohera. Ariko ba Emanueline. Nabo bantu simbazi nanuko ni urwa mbere nyumvira. Ba Emanuela se.
Emmanuel bana baba nabo se baba baravutse kuri Noheli ntabwo mbizi. Yes, iyi niwe tugiye kuganira mwumvise rero amazina Chris Nit na kazina keza niryo brand nshyashya yawe ugiye kujya ukoresha. Byiza cyane. Urugendo rw'ubuhanzi mu kanya nagakomojeho ngo waje no kuba na Miss ahantu ku Nyundo. Tugiye ku munsi kuganira ku rugendo rw'umuziki wawe ariko by'umwihariko uri specific kuri production. Ntago bisanzwe cyane mu Rwanda, ntago ari abaproducer benshi b'abadamu dufite. Ubwo uraza kutubwira uburyo biba bimeze, ubuzima muri icyo gice, amajoro ntago biba byoroshye, ariko reka tubanze duhere ku rugendo rw'umuziki wawe. Byatangiye gute? Yego, urugendo rw'umuziki narutangiye nyine ubwo ngiye ku Nyundo 2016. Nibwo natangiye kuvuga noneho najya mu muziki nyine mu buryo bwo kubigira akazi cyangwa umwuga. Nibwo rero nagiyeyo ku Nyundo 2016 ndiga. Icyo gihe nyine akenshi ugiye mu ishuri uba wumva uri kwiga ariko ntago uba wagapanze cyane ngo uvuge ngo nzakora ibi ngibi. Ntago uba wakabishyize ku murongo neza. So nagiye ngewe nshaka kwiga piano na vocal. Nsanga rero production. Hari ukuntu najyaga nivugira nsa nk'ukina nyine kwa kundi umuntu akunda kuvuga wenda ugasanga umuntu avuga ngo ngiye ngo nzaba minister, ngo ngiye ngo nzaba iki. So hari ukuntu najyaga nkunda kuvuga ngo nzaba umuproducer wa mbere mu Rwanda w'umukobwa. Ariko najyaga nyine mbivuga kera bitaraba impamo. Yes. Urumva rero najyaga mbivuga ariko kwa kundi utanabitekereje ku kintu utagitekerejeho. Yes. Rero ubwo nyine ku Nyundo byarangiye nize vocal na production. Mba ntangiye uko nyine. Nuko nguko byaje. Nuko nguko byaje niga production, niga kuririmba. Yes, hanyuma nkomeza ngerageza kubibyaza umusaruro ibyo nize. Hanyuma mu buto bwawe nabwo wajya kuririmba, wakuriye muri korali kuko abantu bari bunabyumve hano live baraza no kureba indirimbo yawe cyashya iri hanze, ngira ngo abamama bari bakomeje kugenda bishimira cyane. Mu buto bwawe wari umuririmbyi n'ubundi? Mu buto bwanjye nari umuririmbyi. Ndibuka bajyaga bampa n'amafaranga menshi cyane muri Sunday school. Najyaga ndirimba nyine, nakoraga nyine utuntu dusekeje ndi umwana. Urumva umwana mutoya uri muri korali ari we mutoya urimo, nkagenda rimwe na rimwe nkatera ibintu twita chorus, nkagenda imbere nkabyagirwa kandi bahitiraga nkicecekera. Ariko nyine urumva nabaye muri ubwo buzima bwo muri korali, nkurira muri Sunday school, nkaririmba nyine nkura abantu bavuga uyu mwana aririmba neza afite ijwi ryiza, ariko nyine byari ibyo ngiye nta bindi nabaga ntekereza. Urumva rero naririmbaga. Hari n'ukuntu najyaga ndirimba mama agasanga ndimo ndivugisha. Ndi gusa nk'uwigisha abantu indirimbo kandi nta bantu bahari. Nari mfite ibipupe. Ugasanga nyine nabishyize imbere ndimo ndabyigisha indirimbo. Mama yarajya ambwira nyine iyo nkuru. Ukuntu nyine najyaga mfata ibipupe nkabyigisha kuririmba. Agasanga ndimo ndivugisha akavuga ati mwana wanjye ntazasara. Nuko byaje akenshi usanga ibintu bituruka mu butoya ugasanga birakuze. Unabikomojeho bajye gurimba Sunday school. Ese wavuka ubundi uvuka hehe? Ubusanzwe mvuka Nyagatare. Karere ka Nyagatare. Amatara cyakurimo? Amata sha. Ubu ngubu dusigaye tunywa Inyange, amata nyamata ntago tuyabona. Wigize uragira? Cyane se kuragira. Nduwo mu Mutara urumva byabura. Wararagiye? Biri seriye? Nararagiye. Mbwira tumwe mu tuntu wakoraga. Abashumba bajya bakora utu, ariko abashumba kwanza sibye ko Abanyarwanda rimwe na rimwe bagiye babifata nabi, imvugo za gishumba ngiki. Iyo mwabaga muragiye tumwe mu tuntu wibuka n'utuhe? Usibye gukina kimodoka hari ibindi. Ariko ari n'amagambo abashumba bakoresha rimwe na rimwe nyine. Oya urumva nyine urumva ko ngiye ni kwa kundi natangiye kwiga ndi muto cyane. Urumva rero kuvuga ngo wagiye mu nkani kwa kundi nyine mwajyanye n'abandi. Bakurikiye abandi. Nta kuvuga ngo wenda amagambo nageze benya yo kuvuga ngo y'abashumba. Yangize ngo uzi no kuvuza igikobwa. Umva cyarananiye. Niyo ndamutse nshatse kukivuza wase kukajya cyarananiye. Yaragize ture. Ubwo utangiye guseka no Rwanda bishobora. Kuri cyarananiye kandi burundu nta nagakivuza.
cyaranze pe byaranze. cyarakwishe Nzi icy'imbere, nzi cya kindi cy'imbere apana icyo gusubiza inyuma. icy'imbere ni ukuvugiriza cyangwa Kuvugiza nibyo nzi. aha Ariko kuvugiriza byo nibyo ariko igikorwa cyaranze burundu. ese Kandi kuvugiza bavuga ngo ni iby'abahungu niko bakunda kuvuga. mufite inka nyinshi mu rugo Usubara abantu bakigira inka nyinshi. Oya, ntago kera zari zihari nyinshi cyane cyane pe. Ariko nyine uko igihugu kigenda gitera imbere ntabwo inka nyinshi zikiba. Ni ugutunga nkeya nyine zibashije kubaho neza kurusha. okay akara kanyuzemo twigarukire mu muziki wacu ku Nyundo. Ku Nyundo nabikomojeho muri introduction mvuga ngo wanabaye yo miss ku Nyundo. Ntago atugenda tutatubwiye ukuntu byayimeze kugira ngo baguhitemo ube miss yo hariya. Ntekereza ko bitigeze binabaho kenshi nubwo twanabimenye cyane mu itangazamakuru kubera ko muri bitakomeje ariko byabayeho once. Byabayeho rimwe. Twari 2013-2017 nibwo byabayeho. Ndabyuka twari turimo kujya muri level 4 rero haza nyine barabiza babyadukana ngo tujye gutora ngo miss nyine wacu. Noneho icyo gihe nyine byari byeze cyane mu high school afite nyine miss wabo niki rero sinzi ko babiza. Ubwo rero hari n'igihe ku ishuri akenshi namenyaga amakuru ibintu birimo byageze kuri. Ntabwo ndi wa muntu akunda kumenya amakuru vuba. So abashuti banjye bantu bamwe nkamuga se waretse ukiyamamaza muri miss nkavuga miss niyamamaze. Donc nyine bakomeza kwimbwana n'abashuti banjye bakabimbwira nyine mbifata nk'ibintu biri nyine byo guhavinga fan. Njyamo nyine like nk'ukuntu wajya guhavinga fan n'iki na Ariel yararimo Ariel wese nawe muyamamaje hanze ariko ntago nabyemera kuzajya Ariel nawe twari turi kumwe ariko mwari bangaye icyo gihe twari benshi ntabwo nakibuka mu mubare neza ngo twari bangaye ariko twari benshi. Ntabwo twari benshi cyane ariko twari benshi. Undi muntu ufite izina rizwe wenda wari urimo icyo gihe Ariel nyine Ariel wese na Ariel nawe abandi bari abo muri bo gushushanya mu zindi news. Okay nuko uramukubisanga yari ubandi ari no kunsi nako ntiyarahari yagezaho sinzi ko byagenze nyine sinzi aho yagiye mu munsi wa finali yabaye adahari ntabwo nzi ko byagenze ntabwo njye nibuka ukuntu ibintu yavuze ngo ahantu yari yagiye ariko urumva iyo haba wabona yari nawe wari kumuba. Okay ese babahembye iki icyo gihe muba utwaye ikamba? Okay nta birenze urumva muri high school nta birenze. Hari amafaranga runaka yari yagenewe abantu batsinze hanyuma no kuba donc ufite ubwisanzure mu kigo ushobora akenshi nta na rimwe ngeze nsaba uruhushya ngo ndubure. Hari donc wasangaga ntuza master nyumva ubwo ngo icyo gihe nyine twari impushya byose ibintu byose twabisabaga abo muri école d'art ko hari ukuntu byari bimeze nka musique hari na art yo gushushanya nyine ukuntu. Yes rero umva wabaga kabisa ufite ubushobozi nyine bwo gukora ibintu byinshi bitandukanye. Wabaga ufite uburindi jambo ubonye mu by'ukuri. Yes wabaga ufite nyine ijambo mu kigo ko nabivuga. Yes ngaye nguko rero aho ni ku buzima bwo ku ishuri nyuma uza kuva ku ishuri uza mu buzima busanzwe warize vocal ndetse na production. Kujya kijyanye na production wenda nakifuje kumvisha abantu touch yawe ariko nubundi baraza kubyumva mu ndirimbo twapininza hano hasi ya kino kiganiro ariko noneho vocal ubwo uyu munsi ntago ducika uraza kuturirimbira nigize numva zimwe mu ndirimbo z'abandi ugenda usubiramo harimo indirimbo zawe wagiye wandika ugenda ukora twasukira tureba uburyo tujya tubihuza none ugeze hanze y'ubuzima bw'ishuri watangiye kwiyentegra gute mu kibuga muri industry toroshye watangiye kwinjira muri studio gute watangiriye tugisohoka ntago byari byoroshye ko umuntu aba agomba kubanza akanareba uko ikibuga kimeze n'iki
cyane ko hari ukuntu ku ishuri iyo buriya tukiri mu kigo ubona noneho bigoye cyane birenze no kubitekereza kuko ubona cyane cyane ku bakobwa haba hariyo uvuga uti sha kiriya kibuga sinzi ko nabasha kugikiniramo rero urumva kugera hanze akenshi ubanza no kubura ahantu hera n'aho winjirira keretse iyo ugize amahirwe ukabona abantu bakwinjizamo basanzwe bari muri icyo kibuga donc ukagira andi maboko nyine agufasha rero ntabwo nigeze mpita ntangira nakoreraga mu rugo nkakomeza nari mfite amahirwe kuba mfite mashini nkakomeza nkakora some beats nkakora amabiti biri aho ngaho nkayabika nkagenda nshaka ubumenyi bwinshi bwiyongeyeho muri icyo gihe kuko icyo gihe twebwe ku ishuri twigaga Pro Tools ariko nsanga hanze abantu benshi bakoresha Logic so ngenda ngerageza noneho kugira n'ubundi bumenyi kuri Logic usibye ko byose biba byenda kumera kimwe ngenda ngerageza kugira ubumenyi icyo gihe cyose nageragezaga gushaka ubumenyi bundi burushijeho no kugenda donc kwa kundi ujya ku mu producer runaka ukajya ureba ukuntu akora kwigendera urumva kubera ko ntari mfite ibikoresho ntabwo nabashije guhita ntangira ngo mvuge ngo nkorera abahanzi runaka iki nakoreraga ibyanjye nyine aho ngaho mu rugo nkoresha mashini nkora beat nyine na mashini gusa hari abandi ba producer b'abagore wasanze mu kibuga wenda wavuga wawuzi oya ntabwo nigeze mbona okay ese watangiye donc gukora imiziki uvuye ku ishuri wabitangiye ukiri umukobwa cyangwa amasko nari nkiri umukobwa kubera kurumva nigaga kuva 2016 icyo gihe cyose mashini nayibonye 2017 niyo nabaga ndi ku ishuri nagiraga imana nkabona umwanya wo gukora pratique nyine naragendaga muri usibye ko bitaga byoroshye kubona umwanya ku ishuri kuko wasangaga dufite room imwe ya production ibamo amaklasi atandukanye ugasanga rero ngewe wenda igihe cya class yacu nabaga natashye kuko nari mfite akazi nazaga gukora muri weekend ugasanga ngiye nagiye hari n'igihe byanciye intege cyane nkavuga ngiye kuyivamo kuko ntabonaga umwanya kuko production ni ukubihoramo ntabwo nabonaga umwanya uhagije yes ndavuga ngiye kubireka nyine nanasaba kenshi kuvamo ariko nyine kwa kundi Imana ibizi nyine ikintu ushobora kuba utazi ko ushoboye ariko Imana ibibona kari ryo geno ryawe wahawe yes ari mu by'ukuri iyo ukurikiye ubuzima bw'abaproducer babamo usanga ari abantu bakunze gukora amajoro cyane bakarara muri studio bakora n'abahanzi bakaba busy cyane donc uraza kudusangiza ubwo buzima ubu buryo ububayemo ufite urubyaro cyangwa ufite umwana ufite umugabo wo kwitaho ukana managinga mu majoro ukanabitubwira noneho ugereranya igihe wari umukobwa n'igihe ubu ngubu uri umudamu uraza kubigereranya ureba imbogamizi wagenda guhura nazo ariko mbere ya byose kugira ngo tujye dukora balance urabanza uturebere gatoya akaririmbo kamwe ndeka mbanze mpere ku ndirimbo kuko usubiramo n'indirimbo z'abandi kugira ngo tuze kuza muzayo mu kanya mbere nasubiragamo indirimbo z'abandi ariko uzajya ngira izanjye ubu uzajya ukora izawe gusa ariko wanaririmbyeho karaoke oya ntabwo nigeze ndirimba karaoke ari timu y'aba vocaliste wigize ubarizwamo hari timu yitwa Napacha twakunda kubakinga abantu twabakingaga twese no kubakinga ba DBN ba Bruce Melody bose twarabakinze DBN hari icyo gihe DBN igihe yazaga avuye 2016 avuye US agarutse mu Rwanda igitaramo cya mbere yakoze mu Rwanda hanyuma se ba Melody ho mwari mwahuri nabo icyo gihe n'ibindi byo hanyuma n'abacari na Nina twarabakingaga ariko nyuma kubera ko naje kugira ibindi byinshi njyamo sinabasha donc iyo bande iyo groupe twaga muri Sebeya bande niba warugeze ku ndayizi yes rero biza kuba ngombwa ko hari ibindi bintu njyamo sinakomezanya nabo kuko nabonaga umwanya muke wa practice okay wa practice turirimbiraho rero kugira ngo okay mbanze kuzo banza kuyabandi cyangwa amahitamo nayawe iza mbere yibanguka okay as I lay me down heaven hear me now I'm lost without a cause after giving it my all
Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. When melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. Wow. Ko ndewe watwawe. Ndi kuvuga ngo uri kureba ikiganiro. Ndi kuvuga uri kureba ikiganiro. Wow. Very nice. Iyo wavuze ngo umuntu afite talent ni iki ngiki umuntu aba ashatse kuvuga. Biteye ubwoba, biteye ubwoba kabisa, afite ijwi ryiza cyane. Congratulations. Thank you. Ubwo abantu baza no kugenda bumva n'indirimbo zawe wihimbira, amagambo yandikira, asura niyandikira. Zimwe mu ndirimbo zawe. Ndiyandikira. Asize impano zose koko. Imana nirenganya ubwo. Nka cameraman baramuhaye zo kwandika byibuze. Oya urumva buriya nawe hari ibindi byinshi afite ngiye ntafite. Buriya rero Imana nyine gikwiriye. Hari n'igihe yaba ari kuba bifite ariko nta gihe cyabikoresha. Rero mu bintu byiza ubona Imana yaguhaye dushyire ku rutonde twagiye. Kuririmba. Ndambanza ukurikire. Kuririmba. Ubona byiza kabisa bigaragara mu bikorwa n'inyuma. Icyambere yampaye n'umugisha. Mukuyemo byose. Icya kabiri. Oya umugisha noneho umugisha yaguhaye. Umugisha yaguhaye n'uwuhe? Okay. Umugisha yampaye umugisha n'amahirwe. Okay. Umugisha n'uwuhe? Twagiye kuririmba. Okay, kuririmba kwandika. Okay, reka nkwereke ngiye mbigukorera mu ncamaye. Yampaye umugisha n'amahirwe n'impano. Zemano detail. Eko indusha ubwenge. Ntabwo kukurusha ubwenge. Yaguhaye impano yo kuririmba. Yo kuba kuko nabyentroducinze ariko nagira ngo nyina n'abantu babyumve, ushobora gusanga ari nibyo ntavuze kandi birimo cyangwa se aribyo naguhimbiye. Yes. Tugitangira navuze ko uri umuririmbyi kandi mwiza, abantu barabyumvise. Icya kabiri. Okay, ndu umuririmbyi. Producer? Ndu producer. Nkina amakinamico filime. Bitatu bine. Nzi kwigisha. Ama. Nijyo ntago nari nkazi nakavuze. Bitanu. Ikindi okay, ni abantu bimbwira. Okay, yeah, songwriter yeah. Arukibagiwe. Nakwibutsa. Ikindi tugeze muri gatandatu. Y'abantu bakubwira. Ikindi abantu bakunda kumbwira nshaka kuba mbona nyine nkunda ngira convincing. Iyo nganiriye n'umuntu wenda akafite ikibazo runaka. Hari ukuntu ushobora kuganira nyine akambwira ko cya kintu cyakemutse kandi bihereye igihe twaganiriye. Okay. Nawe ni Imana. Ako sinzi ko bayita abantu batubwira. Nanjye ntago mbiza, abantu benshi bakunda kumbwira. Nyine mbamaze kuba benshi akambwira cyagiye kuva cyagiye. Cyangwa ugasanga hari ibintu ngiye ntibuka. Umuntu akambwira ngo ibintu bigeze kumbwira ngo n'ubu ngubu ngo ntibuka ngo byamfashije ibintu byinshi. Ushaka mu therapist mwiza. Byashoboka. Ikindi impano nyine ngo tacyavuga impano. Hari umuntu uri kuvugana inyuma ngo ubwiza. Ubwiza ni impano. Cyane. Hari ubwo se ubwiha. Ni impano. Ni impano y'impano. Okay. Imana ishimwe. Icyanyuma kari byinshira. Buriya se hari ikindi se buriya. Anga kwivuga ibyiza ariko ujye wivuga meza nubwo amababa hari. Okay, ibi wiyiziho. Ibi niziho. Iyo tugihura nkikumenya. Ntago njye mbasha kukwisanzuraho.
ndabanza nkakumenya hari igihe ushobora no kugira ngo sinzi kuvuga ahubwo ibyo ni byiza kutisanzura ako kanya nyine abantu bumva ko utari sociable kuko abenshi iyo tugiye avuga ko nirata ndasuzugura cyangwa ariko nyine nuko nyine meze ubwo nyine icyo ngiye kuri abantu benshi bavugaga ngo nkikubona nari ko wirata nkikubona nka nyuma iyo nyine twamaze kumenyerana usanga ambwira ati ngiye nkikubona nari nzi ko wirata nari nzi ko umuntu anakuvugishije wamukubita urushyi kubera ko nyine kwa kundi ko niba nkimumenya ndabanza mwige menye ngo ameze gute mbone uburyo namuvugisha nyine. Okay, good. Ngayo nguko ni wowe rero niwe Christmas niwe Christmas niwe Kanoheri. Okay, twikomereze muri cya gice cyacu cya production. Uvise ibibazo issues nashyize ahagaragara cyangwa se imbogamizi aba producer bahura nazo mu buzima bwa buri munsi. Ntawe byanga bikunze zagomba kugufesinga nubwo wabaga uri umukobwa. Noneho adeprise mwiza. Kurara muri studio gukorana n'abahanzi b'abasore cyane ko ari bo benshi dufite mu Rwanda. Byari bimeze bite? Icyo gihe nyine umukobwa ntabwo nayikoraga cyane. Narayikoraga ariko umva nta bikoresho nari mfite bigize n'iki ariko icyo gihe bwo nari mfite ubushobozi bwo kurara nicaye nkora nka beat runaka. Ariko urumva uko iminsi yagiye uko nagiye mbyinjamo cyane ni nako inshingano zabaye nyinshi. Ariko ngerageza kubimanaginga byose. Donc nkaba nzi ngo niba ari igihe cy'akazi ni igihe cy'akazi, igihe cya famille nacyo nyine ni igihe cya famille. Yes. Nkabona muri make ni ugupanga gahunda zose nicyo kimfasha. Inzitizi zo ntabwo zabura ko nk'icyo gihe ndi umukobwa nashobora kuba narara ijoro nk'uko bivugaga ariko mu rugo ntabwo nigeze ndara muri studio kuko ntayo nari mfite cyangwa nta nayo nari mfite nkorera. Okay. Yes. Izo mbogamizi urumva ukiri umukobwa ntago wahuye nazo cyane. Ntabwo nahuye nazo. Ubu ngubu rero uri umubyeyi n'abantu wenda banabimenye. Umwana mwiza cyane w'imfura. Umwe n'umugabo umwe. Kuki abantu bakunda kubyongeraho ngo n'umugabo umwe? Abantu nyine basigaye bajya abagabo benshi ndetse ntibisigaye bibaho. Abantu nyine ubwo hari abantu basigaye nyine batendeka nyine ubwo. Ese ari abagore bagira abagabo benshi nk'uko abagabo bashobora kugira abagore batanu. Aha. None se birashoboka ko bahari. Nako barahari. None se ashaka kuba afite umugabo basezeranye ahubwo ugasanga afite abandi bagabo benshi ku ruhande. N'aba ex nyine ntiyabibagiwe n'iki byose ntiyabibagiwe. Ubwo se icyo gihe usibye nyine ko abantu babaza umugabo umwe ariko we umutima we babizi ko afite benshi. Ibyo byo ni ubujura. Ubujura nyine. Ariko ari ukuntu umugabo aba afite ingo nk'eshanu ibintu bizwi. Ariko ubwo nyine afa kwa Margarita kwa kanaka ugasanga afite ingo eshanu ariko umugore icyo kintu cyashoboka ubwo kuba ufite urugo rurimo umugabo ufite n'undi mugabo bizwi. Ntawamenya wabona none se nk'uwo wenda nkureka nkubaze kantu gato nk'uwo nguwo ushobora kuba afite umugabo babana akaba afite n'abandi ku ruhande wenda by'ubujura nyine biramutse haje byemewe ko n'umugore yabagira urumva atabagira cyane nuko nyine urumva nuko hataraza urumva abagabo hari ukuntu bishyizemo ngo bo nta kibazo ariko nabyo si byiza nabo iyo babikoze bari ubujura keretse iyo umugabo afite ingo eshanu n'abandi b'ubujura. None se mu Rwanda birahari umugabo ashobora gusezerana n'abagabo 5 nako n'abagore 5. Oya barabana ariko urumva nabyo bari ubujura. Twikomereze rato. Nabyo bari ubujura nyine bose n'ukwiba ari umugabo n'umugore bose bari ukwiba byose ni kimwe. Yes, twikomereze kuri ingingo yacu ni nayo nifitiye amasiko cyane tunayivugeho tunayisorezeho ikiganiro. Kuba uri umubyeyi ufite urugo ufite izo nshingano zose abantu bazi nk'iz'umubyeyi ukaba ubona n'umwanya wa studio no kuna abahanzi benshi bakunda gukora amajoro sinzi impamvu gwe nabyo wenda utaho zatubwira impamvu yabyo abahanzi bakunda gukora kurikodinga nijoro. Mbese tubwire umunsi wawe kuntu bumeze umunsi uruvangitanirwa akazi no kwita ku nshingano zawe. Umunsi wanjye mbanzi niba ngiye kujya mu kazi mbanzi ibyo ngomba gusiga nkoze mu rugo.
ibyo nkeneye gukora nk'uko uzi mu buzima busanzwe uramutse ugiye kujya ku kazi hari ibintu uba ushobora biri ngombwa ko ugomba kubusize ukoze niba ari byo bebe ari bukenere niba ibyo uzi nyine nk'inshingano zanjye icyo ngomba gusiga nkoze ndagikora nkagenda ku kazi no kugaruka rero isanga niyo ndi ku kazi mba mbaza mu rugo bimeze bite kugira ngo nyine menye niba hari ikibura cyangwa nshobora gishobora no gutuma wenda niba hari ikintu kibura nkagerageza uburyo bwose kiboneka niyo naba ntahari. Yego rero nanone iyo ntashye n'ubundi njya mu nshingano zanjye nyine zo mu rugo. Utahasanga rero ntaha biterwa kuko aho nkorera ntahasa kuma kenshi hari n'igihe ntahasambiri urumva bikemewe ntuzi itaradufata biramutse noneho turi free totally watahasanga. Oya biterwa kuko ntabwo icyo gihe natashye nka saa 2 biterwa n'umukiriya mba mfite kuko hari nk'umuntu buri buboneke wenda niba akora akaba ari buboneke guhera saa 10 kugira nimubwo gukomeza nyine ariko hari amasaha ntashobora kurenza. Impamvu mbivuga nuko ari abakiriya kenshi ba musique baza saa 4 z'ijoro kuzamura. Oya icyo gihe wo ngo ntabwo twakorana nyine ubwo nyine iyo wiyemeje gukorana nanjye cyangwa wishimiye gukorana nanjye urihanganurwa kwa masaha nyine mba mpari. None ka benshi ariko wenda baboneka urabona atari imbogamizi mu kazi kawe? Yes ni imbogamizi ariko ubwo nyine nanayita uniqueness yanjye ni imbogamizi ko hari abashobora kuvuga ngo njye nshaka gukora saa 4 z'ijoro njye nkaba ntabikora ariko ubwo n'ubundi muba mutakorana nyine ubundi iyo ushaka gukorana n'umuntu uba wabanje ukanamwiga ukamenya ngo n'umuntu akora gute ukamenya ese uyu muntu ese uyu muntu yumva ideas no kuvuga urabanza kwiga umuntu. Wowe uri umucuruzi kandi ntago umukiriya yiga umucuruzi ahubwo umucuruzi yiga umukiriya ahubwo wowe wakwiye kureta ukavuga ati abakiriya ubundi bagomba kuza aya masaha ya saa 4 kuzamura nibwo baba ari comfortable nibwo hatari urusaku nibwo then ukaba wajya muri position yawe nk'umucuruzi ucuruza production ukajya wita ku bakiriya. Ntabwo utekereza ko ibyo bintu bigica akazi? Ku bintu rero bino bintu bya musique nkeka ko bitandukanye. Impamvu bitandukanye arankeneye nanjye ndamukeneye. Ni ukuvuga ngo niba yakunze umuziki nkora icyo gihe agomba kwihanganira kuvuga ngo uzarebe niba uvuga ngo uyu muntu acuranga neza ndabizi ko acuranga neza uwo muntu niba aboneka kuwa 4 ukabizi ko ari bwo aboneka ni wowe ugomba kugerageza ugashyira gahunda yawe kuwa 4 kuko umuntu ikindi gihe ntujye umubona kandi ukunda uburyo acuranga ni ukuvuga ngo ni wowe ugomba gukurikiza gahunda zo mfite kubera ko uramutse ariko wakunze uko nkora ntago yes niba wakunze umuziki wanjye ugerageza uko none se reka nk'urugero rwiza reka tuvuge wenda nk'hano mu mujyi hari abantu runaka bacuruza imyenda runaka bafunga saa 6 zuzuye mu kadomo kandi hari imyenda ukunda cyane ushaka no kugura bazagutegereza bafunge saa 10 cyangwa ni wowe ugomba kujya mbere ya saa 6 zitaragera bakwiye kunegereza kuko sinzica akazi kazanyirukana ni wowe ugomba gushaka umwanya ukagenda mu gihe abo bantu bakoreramo. Nacyo reka ibyo bana mugani byaterwa nuko situation imeze hanyuma tubwire zimwe mu mbogamizi ugenda uhura nazo uri gukorera abahanzi. Ari abahanzi binjira muri studio basinze ashobora kubona nkuko nguko uri umudamu akaba yashaka kukudraga bibaho muri amasaha muri studio cyane kare nk'ahantu iherereye mbese tubwire muri studio zimwe mu mbogamizi wagiye uhura nazo nizi. Sinkubeshye pe sinkubeshye sinzi impamvu ariko abantu bose tumaze gukorana bafite ikinyabupfura ni ukuvuga ngo nkeka kuko nta n'uwo nirwa mbibwira ngo ndi mariye akenshi banaza babizi babyumvise bamenya amakuru yanjye rero ntabwo ibyo bintu birabaho nta muntu ndabona yatinyutse gukora icyo kintu. Amagambo rimwe na rimwe abasitari harimo n'ababa bafite imico yindi cyangwa se abantu muri music industry ngira ngo abantu barabizi ugasanga ari nk'abantu baba bavuga amagambo rimwe na rimwe atandukanye nayo dusanzwe tuvuga mu buzima busanzwe amagambo nyine urabizi kundusha hura nabo cyane ni amagambo ashobora kuba wenda atari meza uhurira nayo muri studio ugasanga bishobora kuafecta mu bundi buryo. Nk'amagambo nakumvira muri studio ntumvira ahantu handi hose ngenda ni nka yayo nayo amagambo mu ndirimbo zose asigaye arimo ahantu hose rubwo
ubwo naye bishegu sinzi nyine njyayo numva bavuga bari hari nk'indirimbo runaka ubwo ngubwo iriho icyo gihe ugasanga niyo jambo birirwa bavuga ariko urumva nanjye mba nararyumvise ntago aba ari rishya kuri njyewe. Okay. So umutware wabyakira gute kuba umu producer ndetse uri muri studio? Abyakira neza pe. Kuko arananshyigikira muri make agerageza uburyo bwose akanshyigikira kuko abona ko nyine nta kazi ndimo. Okay. Nta kazi ntabwo ari ugutwika. Hari ukuntu abantu nyine baba batekereza ko nyine kuba uri muri muzike ushaka gutwika no gushaka umusitari oya nyine nta kazi nuko wenda ari akazi kakexpose nyine ukamenywa n'abantu ariko nyine nta kazi. Okay. Rero arabyubaha nkuko nanjye nyine nubaha ibyo akora. Biza cyane nayo nabonye niyo wakuzanye gutwaye n'umuntu. Ni ikigaragaza n'ikimenyetso nabivuga se. Ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko agushyigikiye. Yego. Uri umuririmbyi mwiza uranabikunda. Ndetse uranabikora sometime ubonye umwanya muri studio ndetse iyo bibonye n'uburyo bw'akazi. Birumvikana ko nk'umuntu w'agaciro mu bana mu buzima bwawe munsi wahisemo kubana nawe nk'umutware wawe ntago habura utuntu tw'utulyrics cyangwa akaririmbo keza wamwandikiye wamuririmbiye. Akarimbo karahari kazanasohoka mu gategereza. Karahari pe. Ujya ufata umwanya ukamuririmbira muri mu rugo? Okay. Njya muririmbira akenshi byajyaga ntabwo ubundi yajyaga byemera nyine hari ukuntu umuntu rero iyo mu bana ukumva abandi bantu barakwemera byataye ngo ngaririmba iki ugasanga kandi wenda ntaranabyumva cyane ngo uririmba ngo ibiki noneho kuko hari bande yitwa Niba yakundaga nyine twaba tugiye gukora performance tukajyana nyine wenda kuko akenshi byabaga ari masaha nimugoroba turi buze gutahana nawe nyine akaza kuri performance yacu noneho nyine nibwo kose nyine nibwo atajya gusukwa umuntu abizi nyine hari ukuntu bigenda gutunguka uvuga se niba ari ukubera ko nyine mubana n'iki ariko iyo akabona nyine kuri stage rwose wabaye undi muntu akavuga ko tubyarira akazi. Uyu muririmbi yagiriye reaction rero? Nigeze mu bukwe niho namuririmbiye nyine agira emotion reaction ubona ko ariko ntabwo yarira nyine okay simbiza ariko rwose umugabo wanjye ibintu byo kurira cyakora hari ukuntu nyine iyo yishimye ushobora kubona wenda urabibona iyo yishimye ndabibona nyine ko yishimye cyane nyine byamurenze ariko ntabwo nyine we emotion ze ntabwo ari zo kurira. Ariko nyine iyo uri kumuririmbira ubona ko ndabibona nyine ndabizi iyo yishimye. Okay. Bebe nawe ujya umuririmbira? Cyane we buri munsi aho buri munsi ndamuririmbira. Yagiye kuryama ndamuririmbira noneho ubu ngubu ibintu byose abikora arimo kumva ikibondo abashaka ngo niburi playing ibiri hariya nyine ibintu byose nta kibazo ibintu byose abikora. Okay. Ngaho tusogongeze tumwe mu turirimbo nyine bose ajya aririmbirwa cyangwa se wamuririmbe cyagiye ku munsi w'ubukwe. Iyo namuririmbye nyiririmbe kandi itarasohoka. Oya iyo niyo ku bukwe? Iyo naririmbye mu bukwe niyo namuhimbiye. Niyo wamuhimbiye n'ubundi? Niyo iri muri studio izasohoka. Yenda gusohoka vuba. Ego ariko urumva bite nuko hari indirimbo nyinshi mfite muri studio bizaterwa nuko zizagenda zikurikirana nyine. Okay, nanjye navuze ngo dusogongeze turirimbe. Dusogongeze ntago bari buyibeho mu. Uranshuka sinkubeshye. Nese niyo yonyine umuririmbira dusogongeze. Okay, ntacyo n'ikibazo ariko reka nyiririmbe. I never thought I'd meet someone like you, who is so loving, caring and kind. Igihe cyose turi kumwe banumva nuzuye. Many reasons to love you. My whole life
minare. Sempre te querer my whole life, minare. Sempre te querer, sempre te querer, sempre te querer, sempre te querer. Nuko kameze nyine. hari abagabo bakize koko. Yeah. Minale Kameze simple tekele. Mm. What does it mean? Bisobanuye minare ni ukuvuga nyine my king. Sempre te querer bisobanuye I will always love you. Oh, mu kihe kirimi? Ni Spanish nyine, ni mu Cyespanyola. Ukemera kabisa ugashaka n'akajambo k'icyesipanyoro cyane shara umwanditsi kabisa. No special ku muntu nk'uwo biba byabafasha urundi rwego. Yego cyane. Yes. Uyu munsi ufite brand new song. Nziza pe, nziza cyane, ngira ngo n'ababyeyi uyu munsi bari buyumve baraza bumvise bwa mbere barayikunda, bazi kuduha comments aho hasi. Yego. Umuntu wese ufite umwana ndabizi ko yakwifuza kumva indirimbo nk'iyi. Wagira ikivugaho. Ese ni yakangaho ubu ngubu igiye hanze? Ni ya kabiri muzanjye. Iya mbere yitwa UA. Niyo nasohoye bwa mbere. Iya kabiri yitwa Ikibondo. Niyo nyine y'ubu ngubu. Niyo nakoze na video ya mbere, na video ifite. Okay. Ni just lyrics video. Tubwire igitekerezo cyaje gute cyo kuyikora, uri kubona abantu barayakiriye gute? Nanjye ubwanjye ntabwo mbyakira ukuntu abantu bayakiriye, kuko hari abantu benshi bagiye banyuza ama voice note, ugasanga umuntu ari kunyuza voice note yarize. Abantu mfite ama voice note menshi cyane, kandi ugasanga umuntu yanayifashe atanzi ngewe, ahubwo wenda niba wenda unzi ukaba postinze iyo ndirimbo, umuntu akayikunda akakohereza voice note, wowe akubwira ati ni uwo muntu umuzi, umumpe no voice note. Ndabivuze nyine ceshumeze. Donc ugasanga nyine yarize, nanjye nabyumva nyine nkumva ndavuze. Nicyo kiri mu bintu bya mbere byanshimishije cyane, abantu ama voice note bagiye banyoherereza. Ndavuga wawe, numva nyine biranshimishije. Ntabwo nabitekerezaga uko, ntabwo natekerezaga ko abantu bayikunda, kurya abantu batari batatu, batari bane, batari batanu, bose bari ahantu hatandukanye kunyohereza mu voice note bari kurira, donc bitewe n'ukuntu bakunze indirimbo yanjye. Ni byiza cyane. So rero byaranshimishije. Warumbajije ukuntu igitekerezo nakigize cyo kuyikora nyandika, sinzi niba wenda ariko niba byarashingiye ku kibondo cyawe, niba ari umuntu wenda agwaye ide nawe usanzwe bifite na mbere yuko nawe ugira umwana wawe. Ukuntu byagenze, nari mpetse bebe, nari ndi gukora production muhetse. Noneho urabona iyo umwana abona nka mashini yakaba ashaka ntago umugongo rwose yawushaka, agashaka kwizira nyine ngo abere muri mashini. Noneho ararira, akajya arira nyine, nkageza kumuhoza, ariko urumva we abashaka, yabonaga mikoro hariya akabona iki, akavuga ati ntago ngewe nshyira mu mugongo. Noneho mpita ntekereza uko ari kurira mu mugongo ndi gukora, nagerageje kumureka kugira ngo mbe ndimo gukora. Ntekereza ko ibi bintu byose ndimo gukora ari we ndi kubikorera nyine. So nahise hari indirimbo ndimo kumixisinga, nahise nyireka, mpita mfunguye indi project nshyashya, ndamurikodinga. Sinzi niba warabyumvise, iyi ndirimbo itangiye harimo umwana arira, ndamurikodinga. Noneho igitekerezo kinzamo, hakaba hari ni ikintu najyaga ntekereza, kubera ukuntu nkunda mama, najyaga mvuga ngo aramutse apfuye ibintu byinshi nkora byiza nabireka. Urabona ko ukunda umuntu kumva aramutse atakiriho, wakumva nyine wakoraga byinshi kugira ngo umushimishe, none niba adahari se nyine ugacika intege. Ntekereza ko hari n'undi muntu ushobora kuba atekereza uko nguko nk'uko nanjye natekerezaga. Ndavuga noneho we bikaba byaranabaye wenda atakiri bafite abo babyeyi. Ariko noneho icyo gihe najyaga mvuga ngo ariko n'igihe mama azaba atakiriho nzajya mpora nibwira ko ariho kugira ngo sinzacibwa intege. Ibyo bintu nahise mbifata, ndatekereza ngo wabona hari undi muntu nawe ubitekereza uko, reka mpitemo gushyiramo ino message. Wabona n'umwana wanjye wenda nawe azajya atekereza ibyo bintu, reka mpite
shyiramo ino message kugira ngo nubwo umuntu ukunda yaba bikaba byaguca intege mu byo ukora, ntabwo ugomba gucika intege, ahubwo ugomba guhora wibwira ko muri kumwe, kugira ngo nyine ibyo ukora ubikomeze ubikore nk'uko wabikoraga akiriho, ahubwo wumve ko ibyo kubikora neza aribwo uri kumwitura n'ubwo adahari. Nibyo navugaga nyine, kuvuga ngo wibwire ko hari n'ubwo atakiriho. Rero ibyo bintu byose ndabihuza mpita ntekereza uko nguko, mvuga bebe niwe ibintu byose ndi kubikorera umwana, ntekereza nyine nako ntekereza umubyeyi ibintu akorera umwana byinshi, ntabwo ubwo nshaka kuvuga umwana muto gusa, kuko umubyeyi ku umwana ahora ari umwana ku mubyeyi. Buriya niba ufite imyaka 100, umubyeyi wawe akiri afite 120 cyangwa 130 cyane, stira bakubona nk'umwana wawe. Rero nicyo nashakaga kuvuga, ukuntu kuko ugira gutya wakiga ukavuga ese umwana wanjye azatsinda, watsinda warangiza amashuri ese umwana wanjye azabona akazi, washaka akajya ahora hanga ikabaza ese umwana wanjye azabasha kubaka. Donc ku mubyeyi ahora buri munsi umwana we, ibitekerezo bye buri munsi bihora ari umwana we. Rero nicyo kintu nashatse, niyo message cyane nashatse gutanga, kubwira abana cyangwa nimvuga umwana ntumva umwana muto, umuntu we wese wabyawe. Donc azajye ahe cyane, yongeye gutekereza cyane ku gaciro k'umubyeyi we, abitekerezeho cyane, kandi niba atanakibafite ntazacika intege ngo nuko adafite ababyeyi, cyangwa ngo avuge ngo njye nanjye nza kuba mfite mama, ajya ahora yibwira ko hari. Yes, katugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, dushimira Chrisnet ku ndirimbo nziza yakoreye Abanyarwanda kugira ngo itange ubutumwa, iyo message asorejeho. Reka tugusabe usoreze kuyiririmbaho gatoya, tunabwira abantu bagushyigikire bayireba aho hasi hari ni link twashyizeho iyo ndirimbo. Ababyeyi hirya no hino muze kuenjoyinga, n'abatarabyara ndabizi ko muzabyara n'icyerekezo no mujya mukomeze munogerwe nayo. Chrisnet, urasoza uturirimbira akantu gatoya ariko usezera abantu bari badukurikiye, ubundi tunakaturirimbira dusoza. Reka mbashimire cyane, namwe mbashimire cyane kuba mwantumeye muri kino kiganiro. Imana ibahumugisha. Nongere nshimire cyane abantu bakomeje kunshyigikira, mbasaba kugira ngo bakomeze kunshyigikira, bakande kuri ya jambo subscribe, hanyuma banalikinge, bashyeho n'ibitekerezo, kuko cyane biramfasha. Iyo umuntu ashyize igitekerezo cye nyine birafasha. Hanyuma mbasaba kugira ngo bakomeze banshyigikire, ibindi nyine Imana ibahumugisha. No kuri Instagram nitwa Chrisnet. Yes. Asante. Gaturimbira akantu gato dusoza. Mwana wanjye n'igihe nzaba nakiriho, uzahore wibwira ko ndiho, kugira ngo utazacibwa intege mu buzima, kandi urukundo rwanjye muzahorane, ngahurabishema yewe utarutwa, ngahurange umugayo urangwe n'urukundo. Indi baza gukomeza bakayireba. Yes. Reka tubashimire ya Rejado, twishimire muri ikiganiro, dushimire Chrisnet, dushimire kuri kamera Emilie wadufashije ku majwi n'amashusho. Tubashimire mwese mukomeza mukanda subscribe kuri chaîne yacu kugira ngo ikomeze itere imbere. Munadusura no kuri iris.rw, munadusura no kuri Instagram nacu ni iris tv rimwe. Ciao ciao.